uyu munsi nifuje kubatembereza umujyi bita Isiri kugira ngo mbereke ahantu abanyarwanda barangurira bakazanaho i Kigali. Nk'aka sakoshi karangura amafaranga 2,200 y'inahangaha, kagera mu Rwanda kakagura mu bihumbi bigera muri 30. Uri kubona hano udusakoshi twinshi dutandukanye cyane, wahitamo utwo ushaka. Urabona nk'aka ngaka ushobora kukarangura amafaranga 2,200, wagera mu Rwanda ukakagurisha 30,000. Urumva rero waje ukarangura udusakoshi tugera mu 100, ntago itike yawe yabihiye. Noneho hano aka ngaka kagura amafaranga 400 y'inaha, aka ngaka ureba hano kagura 400 y'inaha. Bivuze ko aho mu Rwanda sinzi ukuntu bari kukagurisha. Reba nk'aya makanzu uri kureba aha ngaha, nta kanzu iri hano irengeje 20,000. Aya makanzu yose uri kureba hano, urebe hari handitse 2,000 nyine, haba hari n'icya5. Noneho igitangaje iyi ngiyi ni 1,000, ubwo ni 10,000. Iyo barakudodera byose ukabibona. Aha ngaha rero turi ni muri mall ya Isiri, niho abantu nyine barangurira. Rimwe na rimwe baraza bakadodesha, nuko akenshi bikunda kugenda. Dore hano hari amamashini adoda, ni abazungu badoda hano kabisa. Uyu mujyi bawita ngo ni Shanghai town. Ahangaha ni Shanghai yo muri Nairobi. Ahangaha ni imyenda yose ikorerwa, ya myenda mbona ihenze cyane, yose iraza igakorerwa hano, wayijyana ukayigurisha ku giciro cyiza cyane. Ubu hano turi gutembera muri iyi mall. Ni mall irimo ibintu byinshi cyane, irimo amamashini nyine akora iyi myenda ureba bahita bakanayigurisha hano. Hari imyenda iva mu Bushinwa direct, hari iva mu Bwongereza, hari iva Take, hari iva he. Nk'ubu nk'aya makanzu muri kureba hano ushobora kuyibona ku 20,000. Mu 20,000 kabisa, ukambara neza, ukambara ukaberwa. Ubu turimo turabatembereza kugira ngo mugende mureba ahantu hose hagiye hatandukanye, kugira ngo nawe nuramuka ugiye muri business uzakore business y'imyenda. Reba nk'iyi kanzu turi gukoraho hano, ubu ngubu ni 15,000 y'amanyarwanda kugira ngo ushobore kuyibona. Reba ukuntu ari nziza, waba wambaye neza rwose iyi kanzu uyikoresheje nawe ukayambara. Hano turakomeza tugenda tubereka ahantu henshi hatandukanye ushobora kuzana amasitande menshi cyane. Hari amasitande bakoreraho imyenda y'abageni, imyenda isanzwe. Nyine ni ahantu ushobora kujya rwose ugahitamo uko ushaka kwambara ugasa n'amafaranga, ugahitamo uko ushaka kwambara ugasa n'amafaranga, ukambara neza kandi ku mafaranga make cyane. Wibaze ko nk'iyi kanzu uri kureba hano batubwiye amafaranga 2,000 byonyine. Reba ukuntu ari nziza, hariho nako jacket kose. Ni ibintu nyine ushobora nawe kuvuga ati ngiye niki gituma ntambara. Ugasanga uri kwambara ibintu bitajyanye, imyenda irahenze. Hano imyenda irahendutse kandi ushobora nakora business yayo. Imyenda ntibora, imyenda bara ntago ari mu bintu bijya bibora, kandi umwenda ntubura nyirawo. Ubu muri aya makanzu yose ari hano turi kunyuramo wasanga harimo nawe iyo wakunze. Ni ukuvuga ngo turacyagenda turacyatembera iyi mall ya Isiri. Uyu ni umujyi bita ngo ni Shanghai. Shanghai ni ahantu bita mu Bushinwa, cyane ko muri buze no kubibona. Ndaza kubereka mall bitiriye Shanghai mall, turi buze kuyibagezaho kugira ngo muze kubireba. Ntago ari ibintu tuba turi kuvuga bya bintu byo gushaka amatayito cyangwa iki. Hano twahigereye, bahita Isiri ni umujyi utuwe n'Abasomali. Ni umujyi w'Abayisilamu cyane, ni umujyi ucangamutse cyane, urimo business. Wibaze ko ikigori cya kindi aho ngaho muryaho mu Rwanda ukigura amafaranga 1,000 kugira ngo ushobore kucyafodinga. 1,000. Noneho bo ntago ikigori kizima washobora kukigurira, bacamo nyine ugashobora kugenda urya, kuko ntago wabona umwanya wo guhagarara ngo urajya muri restaurant. Hano haba hari ibintu byinshi cyane uba ugomba kunyuramo kugira ngo uhe amaso. Niba wifuza gutangira nawe business, ushobora gutangira business binyuze mu kubanza gusura ukareba ni iyihe types abantu bakunda, ni iki se nazana muri quartier yacu. Ese ndamutse nkizanye abantu bashobora kucyafodinga, ndavuga bashobora kukigurira. Kuko nanone gukora business
biba bisaba ngo urebe market ufite. Ahangaha urayibona hari udukanzu twiza tw'abana rwose tw'ibirori, udukanzu twiza cyane tw'abana tw'ibirori. Hano wibaze aka gakanzu kataba karengeje amafaranga 2,000. Twatundi mwirirwa mubona kuri za Kiko bababwira 6,000 cyangwa 60,000 cyangwa 70. Hano rwose utubona ku mafaranga make cyane. Nawe reba iyi myenda yose iri hano, hano barayikorera, hano barayikora kandi bakakwambika uko ushaka rwose. Hano bagukorera umwenda, nawe ushatse washushanya umwenda ushaka kwambara ukawubazanira bakawukora. Dore hahandi twababwira ngo ni Shanghai ngira ngo ni umujyi uherereye mu Bushinwa narawuzi, ariko hano noneho barawimuye bawuzana hano Nairobi muri aka gace bita Isiri. Hano Isiri ni umujyi w'abayisilamu, ni umujyi uri bize cyane, ni umujyi ukorerwamo business ku rwego rudashoboka, ariko ni umujyi ushobora nawe kwigisha uburyo ushobora gukora business. Ushobora kuza hano Isiri ukarangura ikanzu ukayirangura 1,000, wagera muri karitsiye y'iwanyu ukayigurisha 2,000. Ushobora kuza hano ukarangura aka kabage nakweretse 400 wakagezaho mu Rwanda, amafaranga baguha sinzi nawe ntiwabona aho yakira. Njye naratunguye cyane kubona imyenda hano ihendutse ku rwego rudashoboka kandi ukambara neza. Hano birashoboka cyane ko ushobora gukora business kandi ku mafaranga make cyane. Hari umugabo wo mu Rwanda ukunda kumbwira ngo wageze Isiri, dore uyu munsi nahageze. Gacanga, dore uyu munsi nageze Isiri, uyu munsi nageze Isiri kabisa. Ubwo ndi kubwira Gacanga akunda kumbeshya ngo yageze Isiri, ariko yarageze Isiri ntago yakora nk'uko akora ndabizi, ariko uyu munsi ndagira ngo aze aharebe. Ubu hano turi kubodinga tujyayo. Uyu ni umuhanda werekezayo uvuye Nairobi ukomeza ujyaho za Isiri, kugira ngo nyine ushobore kwihera amaso, ushobore kubona ibintu byinshi bitandukanye, ushobore kuba wakora business. Hari umuntu ufite amafaranga ariko yaratinye kuyashora. Rwose ntuzatinye gushora amafaranga kuyashora hano Isiri. Hano uraza ukavugana n'abantu, kuko ibintu biva mu Bushinwa bikaza hariya Mombasa, bikava Mombasa direct biza hano Isiri. Abagande baza kurangurira hano, Abanyatanzania baza kurangurira hano, ibihugu byinshi, u Rwanda biza kurangurira hano Isiri. Kubera icyo utahagera kandi njye nahageze. Hano nkumaze ubwoba, gerageza utembere nawe uze Isiri. Isiri ni ahantu bishoboka ko ushobora gukura imari kandi ku mafaranga make cyane kandi ukunguka.